Mwongeye kwirirwa abakurikiye umurongo wacu wa YouTube nk'ibisanzwe ndi Olivier, channel yacu yitwa Olivier MTV. Ngiriwe amahirwe n'ubuntu bwinshi cyane nabyita nk'umugisha, ngiye kuganiriza umuyobozi wa diaspora nyarwanda hano muri Queensland, by'umwihariko akaba aherereye mu mujyi wa Brisbane. Turakwakire Renatus kuri YouTube channel yacu. Murakoze cyane amakuru yanyu. Amakuru ni meza, umeze neza? Ndabona Rene ufite akanyamuneza kenshi. Uyu munsi ko mbona ni umunsi udasanzwe kuri wowe? Umunsi mwiza, umunsi wagenze neza, umunsi twateguraga amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abadepite, aho igikorwa cyatangiye kare mu gitondo guhera saa moya za mu gitondo site yari ifunguye. So urumva rero kwitabira bwari bwinshi, urumva ni byiza. Ni byiza cyane, urakaze cyane. Ukurikije umubare wa diaspora y'abanyarwanda bari muri Queensland, by'umwihariko mu mujyi wacu wa Brisbane, ubwitabire bwari ku rwego rungana gute ugereranyije n'uko abantu bagiye bitabira? Ngira ngo nawe nk'uko wabibonye ubwitabire bwari bwinshi guhera mu gitondo kugera no masaha. Ubu ngubu tumaze kugera mu masaha 9 hafi n'igice, hafi saa 10, kandi urumva ko twongeyeho isaha, ubundi tukagomba kuba twarangije saa 9. bivuze yuko abantu babaye benshi ugereranyije n'ikindi gihe. Umubare ngira ngo ushobora kuba wikubiye inshuro hafi 3 y'indi myaka bagiye batora. Nagize amahirwe yo kuganiriza bamwe mu bajene bitabiriye amatora uyu munsi. Ese urubyiruko ukurikije muri rusange kwitabira byari biri ku rwego rusanzwe? Umubare w'urubyiruko wanganaga gute? Umubare w'urubyiruko ari mwiza, kandi nk'uko nakubwiye ugereranyije n'indi myaka yagiye ibanza, umubare w'urubyiruko wiganje wabaye mwinshi, cyane cyane abatoye aribwo bwa mbere babaye benshi cyane. So navuga yuko kugeza ubu sinabwira umubare nyawo ufatika, ariko ugiye kureba ukagereranya n'ikindi gihe urabona yuko umubare wabaye munini cyane, ku buryo ntashobora gutinya no kuvuga ko wageze hafi kugera kuri 70% ugereranyije n'urubyiruko rundi rwatoraga, aho wasangaga ari rukeya. Ndahamya nashidikanya sindi bubashe kubara inshuro umaze gutora Perezida wa Repubulika yemwe n'abadepite. Ukurikije mu matora y'igihe cyashize mu myaka yashize ukageranya n'uyu mwaka, ese hari itandukaniro ryaba ririmo cyangwa ni ibisanzwe? Itandukanyirizo rirahari rinini cyane, kandi kubera ko urebye mu myaka yashize abantu ntabwo bari bakumva neza cyane cyane mu buryo bwo kwitabira gutora umukuru w'igihugu. Ariko urebye no mwaka urabona ko abantu babyitabiriye cyane. Wenda tunahere n'iwacu mu Rwanda, aho ubona yuko n'umuntu rwose utwite uri hafi kubyara ubona yitabiriye, n'ugiye kubyara ngira ngo arabyumvise ko hari uwabyaye yagiye kwamamaza. Wabonye ko hari abakecuru benshi baraye badasinziriye. Wabonye urubyiruko rwinshi rutandukanye cyane, aho rwagiye rugaragaza yuko rugomba gukangurira bagenzi babo ngo babashe kuba batora. So ni nako rero no mu mahanga byagenze, umubare wariyongereye cyane. Navuga yuko n'umwaka ngira ngo wenda amatora naza gutangazwa, n'umwaka tuzavuga yuko abanyarwanda bamaze kwiyumva, bamaze kumenya icyo bashaka n'icyo bakeneye. Nibaza yuko ubwitabire uko bwabaye, njye navuga ko aribwo bwa mbere ubwitabire bwari bwiza, imyiteguro ari myiza. Ku ruhande rw'abiyamamaza kuri site y'itora abona yuko ubwitabire bwari bwinshi, kandi abantu benshi batandukanye. Ndashaka kubaza kwitegura cyangwa se akenshi na kenshi nk'ibikoresho byo gukoresha mu buryo bw'amatora, nta mbogamizi zaba zarabayeho? Byabagereho igihe umunsi mwawuteguye neza, imbogamizi nk'izo ngizo ntago zaba zagaragaye kuri uyu munsi? Oya, nta mbogamizi twese tugira, aho komisiyo y'amatora yatwohereje ibyari bikenewe, byatugereho ku gihe, ku buryo twabibonye imbere. Hanyuma ahubwo imbogamizi zagiye zigaragara
ni ku bantu batari bafite ibyangombwa bari barapurayinze ibyangombwa aho netiwaka zabo zabatenguhaga ntibabashe gutorera igihe cyangwa abandi ntibabashe kuba batora ariko navuga yuko nta zindi mbogamizi twigeze tubona muri ino myiteguro yo gutora kugeza kuri uno munsi nyirizina. Urakoze cyane. Ukurikije mu by'ukuri urabona abanyarwanda cyane cyane by'umwihariko duherereye hano muri Brisbane nk'abadiaspora duhurije hamwe tukaba dufite uku kwisanzura cyangwa se uburenganzira 100% bungana n'undi muturage wese uri mu Rwanda. Ni ishusho bwoko ki bitanga isura ki kubona dufite ubwo bwisanzure muri diaspora tukaba turi gutorera Perezida wa Repubulika ndetse yemwe n'abadepite? Icya mbere iki gihugu dutuyemo ni igihugu bakita multicultural country, igihugu kigizwe n'ibihugu n'imico itandukanye. So kubw'iyo mpamvu rero buri muco cyangwa buri gihugu kiba buri muntu uwo ari wese wisanga hano yisanga mu by'ukuri aba yisanze kandi noneho ni nabyo leta ihora ishyiramo imbaraga kugira ngo abantu bishyire bizane kandi umuco wabo bawukomeze. Ngira ngo mu ndahiro iyo murahira barakubwira bati ariko ntuzibagirwe umuco w'iwanyu. So navuga ko rero nibwo bwisanzure dufite. Ikindi wenda navuga by'umwihariko abanyarwanda ni uko dufite umwihariko wo kumva yuko wa muco wacu rwa rurimi rwacu ruduhuza kwa gufatanya byose urabizi no mu bindi duhuriramo byose rwose ni ibintu ubona ko duhuriyemo kandi tukabura tubikunze. So rero ari nacyo gituma nanashimira na leta ya Australia mu by'ukuri kuba iduhereza ubwisanzure bungana gutya aho ubona abantu wagira ngo turi mu Rwanda. Ikindi ndanashimira abantu bose babashe kwitabira cyane cyane n'urubyiruko rusange. Nshimira n'aho twakoreye ubonaga ko ibintu byose byari bimeze neza. Twagize amatora meza ari mu mutuzo n'ubwo wagikomeza wenda ari hafi kurangira ariko mu by'ukuri amatora ameze neza kandi ndashimira n'abandi bose bagize uruhare. Urakoze cyane Natusi. Mu by'ukuri nibaza ko ibikorwa nk'ibi ngibi cyane cyane tugize nk'amahirwe nka diaspora bihuriza umuryango hamwe bidufasha kongera kwiyibutsa umuco wacu, gakondo yacu, gukunda u Rwanda nk'abanyarwanda. Nibaza ko nk'uko wabigarutseho mu by'ukuri nkurikije uko nabonye amatora yagenze buri wese ubona ko ari ibintu afitemo ubushake akora ashaka nta muntu uba wabimuhatirije. Ndagira ngo Rene nimba hari ikintu wadusangiza tunasoza turi ku musozo, nimba hari icyo wabwira diaspora y'abanyarwanda muri rusange wabatuganiriza. Urakoze cyane Olivier. Reka mbanze nkushimire wowe wafashe ino initiative. Dufite abanyarwanda benshi ariko badafite n'umwanya wo kugaragaza wenda ibyo bikorwa. Rero umwanya waba watanze kugira ngo n'ibikorwa byakozwe bigaragare. Nagushimiye by'umwihariko wowe n'abo mukorana kuri channel yanyu. Urakoze cyane. Ndongera shimira abanyarwanda bose babashe kwitabira iki gikorwa cy'amatora bavuye hirya no hino. Ntabwo biba byoroshye. Queensland ni state nini cyane. Kugira ngo umuntu yurire indege aze arare muri hoteli aze gutora, kugira ngo umuntu areke ibindi bikorwa aze kugira ngo nuko yumva akamaro ko gutora. Ndabashimiye rero bose. Ndashimira abari badufashije cyangwa bari bakidufasha mu bikorwa by'amatora. Hanyuma nanashimira na NEC izina kubera yuko iyo idategura ibi bintu neza mu by'ukuri ngira ngo wenda amatora twari kumara n'igihe kinini bitewe n'umubare waje, ariko kubera ko ibintu byari biteguye neza byagenze neza. So nongera rero nkangurira abantu bose n'abatabashije gutora bakangurira ko iki ni igikorwa cyacu kitureba nk'abanyarwanda. Nubwo tutari mu Rwanda ariko dufite uburenganzira bwo kwihitiramo twahawe n'igihugu cyacu. Rero numva yuko umuntu adakwiriye gutakaza amahirwe kandi ndashishikariza mwebwe cyane cyane urubyiruko. Iyo mvuze urubyiruko nawe Olivier urimo, ndabashishikariza gukunda ibihugu byanyu, kuko dufiteyo ibintu byinshi. Ahangaha ni ukuza tukahaha ubwenge, tukahaha n'ibindi bifatika, hanyuma noneho tukaba twabicyura tukabijyana iwacu kugira ngo natwe tugire bya bihugu byacu neza dutere imbere nk'ibindi.
Yego. rero ngira ngo nta bindi byinshi navuga, icyo navuga ni ugushima gusa, kandi nanifuriza ishya n'ihirwe kuri perezida uzatorwa n'abadepite bazatorwa bagacamo kugira ngo bazabashe gusoza inshingano cyangwa amasezerano basezeranyije abanyarwanda igihe biyamamazaga. Urakoze cyane René, ndagushimiye ku mwanya waduhaye, ugire umunsi mwiza. Murakoze namwe kandi mugire umunsi mwiza. Sawa sawa.